Ndabasuje kandi abifuriza ibihe byiza. Ndabashimira mwese mukuri ibiganiro bica ku rubuga Iyungure. Ntabwo nshobora gutangira ikiganiro. Ndabashimira mwese mukuri ibiganiro bica ku rubuga Iyungure. Je ndi Mukase Josiane. Ndizera yuko abo muri mwese mumeze neza kandi mukomeje kuryoherwa n'ibiganiro bica ku rubuga Iyungure. Bidufasha guhindura ejo hazaza hacu cyangwa se kugira ngo turebe ese ibingibi tubikorwa gute, buri wese agire icyo abyigiraho. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ibintu bijyanye n'abana. Murabizi yuko abana batangiye ishuri. No kuvuga ko iyo abana batangiye ishuri kenshi hari ibintu bigenda bihinduka. Hari ukuntu tugenda duhindura gahunda zo mu rugo kugira ngo bigende neza. Baryame neza, babyuke neza, hanyuma noneho bajye no ku ishuri neza. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kubaganiriza iwacu bigenda gute. Ese abana iyo batangiye ishuri bigenda gute kugira ngo bibashe gukorwa neza kandi bibashe kugenda neza, abana babashe kujya ku ishuri neza, baryamye neza, banabyutse neza. Uyu munsi rero ndabaganiriza igitondo cy'iwacu uko kigenda. No kuvuga ngo mu gitondo jyewe mbyuka mbere yabo. Ni byiza yuko iyo mbyutse mbere yabo hari ibyo mbasha gutunganya, hari ibyo mbasha gukora batarabyuka kugira ngo tubashe kwitegura mbere bajye kubyuka ibintu bimwe na bimwe byarangiye. Ibyo bintu ni ibihe rero? Ni ukuvuga ko mu gitondo iwacu mu gitondo hari gahunda yuko njyewe n'umukozi tubyuka saa 11. Njye n'umukozi tubyuka saa 11, hanyuma noneho rero twabyuka saa 11 tukategura batarabyuka. Babyuka saa 11 n'igice. Icyo gihe rero guhera saa 11 kugeza saa 11 n'igice hakorwamo ibintu bitandukanye. Niho mfatira akanya ko gusenga, niho nshobora kubona akanya ko gusoma igitabo, nkabona akanya ko kuba nakora siporo iminota 10-15. Ibyo ngibyo byose bikorwa muri iyo minota 30. Hanyuma noneho rero ibyo ngibyo mu gihe ndimo kubikora, umukobwa udufasha akazi mu rugo we aba arimo gutunganya ifunguro rya mu gitondo abana bari bufate. Hanyuma iyo bamaze gufata kuritunganya bajya kubyuka. Ibyo ngibyo byose byarangiye. No kuvuga ko saa 11 n'igice bajya kubyuka. Ibyo ngibyo byarangiye. Iyo rero bagiye kubyuka bahera ku mukuru. Abatoya nibo kenshi dukunze kuvuga, ariko iyo bagiye kubyuka mpera ku mukuru. Hari umukuru urimo witwa Shoni, niwe mperaho nkamukangura kugira ngo yitegure, kubera yuko we mu gitondo arakaraba. Nzagira ikiganiro kirambuye mbere ku buryo yitegura. Ese umwana w'imyaka 12 yitegura gute kujya ku ishuri? Ariko iki ngiki ni icy'abatoya. Nifuje kubaganiriza abatoya. Baragorana mu gitondo, baba bifuza kugira ngo bajye ku ishuri. Biba bigomba kugira ngo bitondere, bategure kare kandi ubaha akanya, atari ibintu byo kubirukansa ngo uvuge ngo murirukanka. Biba bisaba kugira ngo bategure hakiri kare kandi ubaha akanya ko kwitegura neza kugira ngo bajye ku ishuri amarira ari makeya. Umukuru rero arabyuka. We ni umukuru, nta bintu byinshi bindi byo gukora. Akabyuka, yamara kubyuka tugasenga. Twamara gusenga we agatangira kwitegura nk'ibisanzwe. Nta bintu byinshi bisabwa kugira ngo abashe kwitegura. Iyo rero we amaze kubyuka turasenga, tugafata akanya ko gusenga. Mu gitondo turasengana kugira ngo twiragize Imana hamwe nawe kandi mwigishe gusenga no kugira ngo umunsi we awuragize Imana. Hanyuma mpita njyewe njya kubyutsa abatoya. Mfite abo batoya bakurikirana cyane, bityo ni njyewe ubitunganyiriza mu gitondo. Mu gitondo ni njyewe utunganya abana iyo bari bujye ku ishuri. Nkabatunganya kugira ngo tubashe kubona ako kanya, tubashe kwitunganya mu gihe umukobwa arimo gukora isuku
hanze cyangwa arimo gutunganya ifunguro rya mu gitondo. Turabyutse rero uko mutubona, ndabyutse na Trevor ubu ngubu tugiye kwitunganya. Hanyuma turabyutse na Tiffany. Ubu ni Tiffany w'imyaka 3 mbabwira ahangaha turabyutse. Nawe abagomba kwitunganya nibwo bagitangira ishuri rwose, ntabwo biba byoroshye, ariko ahangaha turabyutse ukabaha akanya mbakura mu cyumba kugira ngo bumve yuko batangiye gahunda yo kubyuka. Nkabakura mu cyumba nkabazana muri salo kugira ngo be kumva yuko bagisinziriye, ko bakiri muri mudu yo kuryama. Bava mu cyumba bakaza muri salo kugira ngo bumve yuko bakangutse, mbese gahunda zo kubyuka zatangiye. Aho turi muri salo, aho tuba tuvuga tuganira, bambwira bati uyu munsi ntabwo tujya kwiga, ntoya ntabwo muri bujyeyo, nimba ujyeyo muramara akanya gatoya cyane, mbese tumara akanya tuganira, atari ukuvuga ngo barabyuka ako kanya, iminota nk'itanu tuvuga ibintu bisanzwe byo kugira ngo mbese bamenyere yuko kubyuka, igihe cyo kubyuka cyageze. Bicara akanya gato rero, ariko nanjye ndimo gutunganya ibijyanye no kugira ngo mbahanagure. Mu gitondo ntabwo dukaraba, turihanagura bisanzwe, mbahanaguza aga y'amazi akonje kugira ngo bakanguke, bumve ko babyutse, twumve ko twakangutse, ubushyuhe buse nkaho bubagabanukaho, bumve ko babyutse. Hanyuma icyo gihe noneho igikurikiraho ndabambika, nkabatunganya, namara kubatunganya, ubwo niko igikoma cyahiye, yaba ari igikoma twateguye, nimba ari cyayi twatetse, tukahita tugitereka mu mazi kugira ngo kibashe guhora vuba, noneho bajye kukinywa. Ubwo bakinywa urebye nko mu masaa 12 gutyo, bajye kukinywa cyahoze. Iyo kimaze guhora rero biroroha kugira ngo babashe kukinywa cyahoze batirukanka kandi badashya. Murabibona ko igikoma cyahiye. Igikoma iyo kimaze gushya rero hakurikiraho kwitunganya, tukambara iniforume, aho bakora bambaye iniforume. Iniforume turara tuzitunganyije, ni ukuvuga yuko wenda nzabakora ikindi kiganiro cyerekana evening routine z'ibintu dukora, hanyuma tubashe kurebera hamwe ukuntu wategura kugira ngo igitondo cyawe kigende neza. Hanyuma iyo maze kubatunganya, ndabatunganya, nkabambika iniforume, ziba ziri aho, ntabwo njya kuzishaka byose, amasengeri nkabatunganyiriza. Namara kubatunganyiriza nkabambika bisanzwe. Namara kubambika, murabona Trevor yuko arimo kwambara amasogisi, ashaka kwambara amasogisi, ni ukuvuga ngo muha akanya kugira ngo arebe uburyo ashobora kugerageza kwiyambika amasogisi. Aho ngaho ni mu gitondo. Iyo rero tumaze gutegura kwambara, tugatunganya ibyo tugomba gutunganya byose, tujya ku meza kugira ngo dufate ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro rya mu gitondo ni ingenzi, barifata hakiri kare saa 12. Ni ukuvuga yuko biba bisaba kugira ngo babe babyutse neza kugira ngo babashe no kurifata. Ibyo ngibyo byose ni igihe ubikora mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'abana, kubatunganya kugeza basohotse mu rugo, ibyo ngibyo ni igihe ubikora mu gitondo. Rero bagafata ifunguro rya mu gitondo, hanyuma bamara gufata ifunguro rya mu gitondo turi kumwe tuganira, barifata urebye iminota nk'icumi, kubera ko guhera saa 12 nibwo baba batangiye kurifata. Iminota nk'icumi, igikoma kiba cyahoze, kandi nanjye mba ndaho, baba bamaze kujya muri mudu neza ku buryo bafata ifunguro neza. Murababona yuko bamwe barinywesha, abandi ukagerageza kugenda ubafasha kuko uba uri hafi aho ngaho. Iyo bamaze gufata rero ifunguro rya mu gitondo, uko nguko bicaye aho ngaho, ugenda banywesha, hanyuma bajya noneho kwiborosa. Uvuga ngo iyo bamaze gufata ifunguro rya mu gitondo, hakurikiraho kwiborosa, bakaborosa amenyo yabo. Bamara kuborosa amenyo yabo, bakabona guteganya kujya ku ishuri.
hanyuma iyo barimo gufata ifunguro rya mu gitondo niho umuntu ashobora kunyuzamo akagenda agafungura amadirishya hakiri mu gitondo. Igihe nkunda kuva mu rugo ibintu bimwe na bimwe mbishyize ku murongo, nkatunganya fungura amadirishya, ngatunganya uburiri bwabo, namara gutunganya uburiri bwabo hanyuma noneho akaba aribwo twitegura kuvuga ngo turabaherekeza kujya ku ishuri. Hanyuma rero barangiza tukabaherekeza bakerekeza ku ishuri mu mahoro. Ni ukuvuga ngo tuba tumaranye umwanya uhagije ku buryo bajya ku ishuri bameze neza, bishimye kandi ubona batagifite bya bitotsi wavuga. Nishimiye rero kubereka ino video kugira ngo mfashe abantu bose cyangwa se nereke abantu igitondo cy'iwacu uko kigenda. Abana batoya muri iyi minsi usanga iyo bagitangira ishuri ari abana banga kujya ku ishuri, ari abana badakunze kujya ku ishuri, ariko hari uburyo ubitunganya ukabikora neza ku buryo aba bana bagenda bishimye mu mwanya umaranye nabo, kandi ugabona rwose nawe ukanyumaze nakingira akamaro. Ako kanya ntago ari kanini, ni ukuvuga ngo nimba ari kuva saa 11:30 kugeza saa 12 bazamuka saa 12:20 kubera yuko bafata bus, bajya gutega bus ibajyana ku ishuri. Ni ukuvuga ngo nakanya kingira akamaro cyane. Kano kanya karamfasha kuko bajya ku ishuri namenye ngo banyweye, namenye ngo babyutse gute, nabo babona yuko turi kumwe akanya tumarana. Hanyuma noneho iyo bamaze kugenda nibwo nitunganya nanjye nkaba najya mu kazi. Nifuje rero kubaganiriza iyi video kugira ngo mbereke uburyo iwacu dutegura iyo abana bari bujye ku ishuri. Ese tubigenza gute kugira ngo mbibasangize, kandi niba hari umuntu byafasha nawe kugira ngo ategure igitondo cye neza, nawe abashe kugitegura. Nabonye rwose ari iby'ingenzi kuko abana iyo bari bujye ku ishuri batakubonye usanga kenshi hari igihe umuntu avuga ngo ndarushye, abana ntago bari bumbone, ariko ayo ni iminota mikeya, ni iminota urebye ingahe nta nubwo igera ku isaha. Mwitunganya muri kumwe, n'umwanya w'ingirakamaro, n'isaha y'ingirakamaro mu buzima kugira ngo abana bajye ku ishuri bakubonye ubizi neza yuko bafashe ifunguro rya mu gitondo, byose n'ukuntu baramutse. Kandi nuko nguko mu breeding a bond zo kugira ngo mubashe kumva yuko mu gitondo mama twari turi kumwe n'ibiki. Ndabashimira rero mwese ko mukurikiye kino ikiganiro nizera yuko kiri budufashe, ikiganiro nizera ko nabasangije kandi cyabaguye neza. Ndabashimiye rero mukomeze mugubwe neza, kandi ndasaba batarakora subscribe kuri urubuga kugira ngo ntimuveho mudakoze subscribe, kugira ngo mujye mubona ibiganiro byose byashyizweho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ikindi abamaze gukora subscribe ndabasaba kugira ngo musharinge ino video, muyisangize bagenzi banyu, nkuko hari abo njya munabambwira ko byabafashije, musangize n'abandi nabo bishobora kubafasha nta wamenya. Kandi ikigambiriwe no kugira ngo dusangire twese uburyo ibintu bikorwa. Nimba nawe hari uburyo ubikora bikaba byagira uwo bifasha, ndagusaba kugira ngo ubishyire muri comment iri hasi, hanyuma twese tugende dufashanya, kubera yuko tubereyeho bamwe kwigira ku bandi. Murakoze rero, mukomeze kugira ibihe byiza.